Mbahaye ikaze nshuti bene data, bakundwa bavandimwe, ni Eric Worship nk'ibisanzwe. Banje gusabira umugisha cyane ku bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha, namwe mukora share, kandi n'abatarayikora nimugende mutayikoze mucyumva iki kiganiro. Rero inkuru uyu munsi nabazaniye, hari amaze igihe bambaza batese wazatubwiye kuri satani ninde, ubundi satani ameze ate, ni igiki, se ni ikiremwa, ni ikintu abantu bakeka ko kibaho cyane ububi buba mu bantu. Niyo mpamvu rero nakozaniye iyi nkuru. Iyi nkuru yo ntisanzwe, ndagira ngo musabe ngo ntize gucika, kandi mutarakora subscribe uyikore kugira ngo turusheho kugendana neza, Imana ishobora kubishimira. Hari abibaza bati satani ni ikiremwa cy'umwuka, abandi bati satani ni ububi buba mu muntu, abandi bati ni ikintu abantu bakeka ko kibaho, utundi satani n'ibindi. Bibiliya imuvugaho iki? Kugira ngo musabe ngo ntucike. Ubundi Bibiliya itubwira neza ko satani cyangwa se Imana itaremye satani, ahubwo Imana yaremye umumarayika waje guhinduka satani. Uwo mumarayika Imana yaremye yitwaga Lucifer. Ntabwo satani yahoze yitwa satani akiba mu ijuru, yitwaga Lucifer. Yari umumarayika ukomeye cyane, yari umumarayika uruta abandi bamarayika, yari umumarayika mwiza cyane, yakoraga umurimo wo kuririmba no guhimbaza Imana, aho yaririmbaga amajwi 12 cyane. Ubundi muri iyi si ya none yacu, abaririmbyi usanga niba aririmba soprano nziza cyangwa alto nziza, tenor cyangwa bass, tumufata nk'igihangange gakomeye kandi aribwira. Wibaze ko Lucifer yaririmbaga amajwi 12 cyane, nawe wumve yararirimbaga kugeza ubwo Imana y'ubwayo yahagurukaga ku ntebe yayo. Uwo mumarayika rero yaje guhinduka satani ate? Se byagenze gute? Bibiliya ibivugaho iki? Uko gukomera cyane no kuba icyamamare mu ijuru byaje kumutera kwibona, atangira ubwibone, kuko yari amaze gukundwa cyane n'abandi bamarayika, ariko akabona n'ubundi Imana barayisingiza, niyo bunamira. Atangira kwibona, ashaka no guhangana n'Imana, kumva ko nawe ashoboye, kandi yari ikiremwa cy'Imana. Mbibutse ko Imana ariyo yamuremye, Imana niyo yaremye satani, ariko imurema ari Lucifer. Yari umumarayika, ryari izina ry'igitangaza mu ijuru. Ntago yamuremye yitwa satani. Se byaje kugenda bite? Bajya bamusabe ngo ntucike, ukurikire iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Bibiliya ivuga ibyerekeye Imana igira iti, icyo gitare umurimo wacyo uratunganye, inzira zacyo zihuje n'ubutabera. Reka dusome mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, ibice 32, umurongo wa 3 twatubwira. Aravuga ngo kuko ngiye kogeza izina ry'Uwiteka, naturira Imana yacu ko ifite icyubahiro gikomeye. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose ni izo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Bariyononnye ntibakiri abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo, ni ab'igihe kinaniranye kigoramye. Mwa bwoko bw'abapfapfa mwe,
mwa bwoko bw'abanyabwenge buke mwe, ko niko mwitura Uwiteka? Si we so wagucunguye? Yarakuremye aragukomeza. Dukurikije ibyo Bibiliya itubwira, tugakomeza ko Satani yari umwana w'Imana w'umumarayika wakundwaga, ariko yaje kugwa, kandi yarakiranukaga kera akiba mu ijuru. Reka n'ubundi dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 8:44. Nababwiye ko nta kintu azabaho, nababwiye ingero n'ibifatika, nzajya mbaha ibifatika n'ingero zo muri Bibiliya zirushaho kubishimangira. Hano rero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 8:44 haravuga ngo ukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ayo ni amagambo Yesu yavugaga. Mwumva ko Satani rero ukuri kutabaye muri we, ariko kera yabanje kukugira akiba mu ijuru. Si yaje kumanurwa ate? Byagenze bite? Najya musaba ngo ntucike, ukomeze gukurikira. Niba utarakora subscribe uyikore, kandi mukoreshe ya ubutumwa bwiza bujye bugera kuri benshi. Yesu yaravuze ati Satani yahoze ari umumarayika mwiza kandi ukomeye mu ijuru, ariko ntiyashikamye mu kuri. Murumva ko Satani akiri Lucifer akiba mu ijuru yari umumarayika wakiranukaga, ariko ntiyashikamye mu kuri. Aribyo byatumye Imana imuhana kubera kwigomeka kwe no kwishyira hejuru. Satani kuko yari afite ubwenge n'ibindi biremwa byariho, yari afite uburenganzira bwo guhitamo n'ikibi. Igihe yahitagamo kurwanya Imana kandi agashuka umugabo n'umugore ba mbere, Adamu na Eva, akifatanya nawe, yihinduye Satani. Satani bisobanura urwanya. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose, ibice 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Nk'uko batubwira, biravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Murumva ko kuva kera Satani yashatse kwigomeka, kandi yari umunyabinyoma, ari we wagushije ikiremwamuntu. Umusoro ntucike, gukomeza ukurikira kandi ubundi reka dusome mu Byahishuwe ibice 12 umurongo wa 9, twumva uko batubwira. Aravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi yose bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Bibutse neza ko Satani amanurwa yamanukanye na 3/4 by'abamarayika. Urumva ko yamanukanye n'abamarayika bandi babanaga mu ijuru. Mu by'ukuri Satani ahuma abantu ubwenge, akabahindura kugira ngo batamenya ko abaho, ariko Satani abaho.
ndaza no kukubwira aho aba, gusa ndagusaba ngo ntucike ukomeze ukurikire, kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo turusheho kubana. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice 4:4. Haravuga ngo ari bo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira cyangwa se utabamurikira. Numva ko Satani agerageza gukora ibishoboka byose ngo utumve ijambo ry'Imana kandi utamenya ko wabaho cyangwa se nta Mana ibaho, agahindura imitima ya benshi n'ibyiyumviro n'ibitekerezo byabo, ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Imana nishimwe. Murumva rero ko Satani akigera ku isi yatangiye kurwanya ijambo ry'Imana. Twabisomye haruguru mu itangiriro ko yatangiye ashuka ikiremwa muntu. Rero ngusaba ngo ntucikwe kandi ukomeze ukurikire. Ubundi Bibiliya yo iravuga ngo isi yose iri mu maboko y'umubi. Reka dusome muri Yohana wa mbere ibice 5:19. Haravuga ngo tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Niba uzi ko uri uw'isi nyine uri mu mubi, ako niba uzi kuyoborwa n'Umwuka Wera uri umwana w'Imana. Ayo n'andi magambo yose mba nagukusanyirije ngo nkubwire. Satani ashuka abantu benshi ariko ntashobora kwigarurira abantu bose. Ariyo mpamvu uzasanga ari ibihumbi byinshi bitapfukamiye Bali. Satani akoresha uburiganya bwinshi kugira ngo arusheho kwigarura abantu benshi, aribyo nari mbabwiye ruguru. Reka n'ubundi dusome mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, Pawulo yandikiye Abakorino ibice 11 duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo kandi byose igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, cyabigire nk'abakozi b'Imana. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Niyo mpamvu uzasanga nyine ari abahanuzi b'ibinyoma, ari abakora Satani biyambika uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega aryana. Ugasanga umuntu agaragara rwose nk'umupasiteri w'ukuri, ariko mu by'ukuri akorera Satani. Ariko Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ntimukangwe nuko bababwira ijambo, ahubwo muzareba ku mbuto bera, niho muzabamenyera by'ukuri. Hari abajya bibaza ngo ese ubundi Satani aba hehe? Ese kuzimu ni he? Kubera ko Satani ni ikiremwa cy'umwuka, ntago afatika. Ni ikiremwa cy'umwuka, bivuze ngo aba n'ahantu hatagaragara, ntushobora we kumurebesha amaso yawe uri mu isi y'umubiri, ntabwo bishoboka. Satani ubundi yamaze igihe runaka atembera mu ijuru uko ashaka, akajya imbere y'Imana ari kumwe n'abamarayika b'indahemuka. Iyo usomye muri Yobu igice 1:6 akubwira ukuntu Satani yinjiranaga n'abana b'Imana, Imana ikamubaza ngo uvuye he? Cyangwa reka tubasome twumve. Yobu igice 1:6 haravuga ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Murumva ko rero Satani n'ubundi yahereye kera kose ajya ahantu henshi no mu ijuru, na nyuma y'uko amanurwamo yajyaga ajyayo. Kandi mwibuke neza ko ari umuririmbyi uvuga ngo hari uturega ku Mana ariko dufite n'utuvugira. Uwo uturega nta wundi nyine ni Satani, ajya kukurega bya bindi ukora
agenda akabwira Imana ati wamubonye, ari nabwo yasabaga Yobu. Muzasome iki gitabo cyose cya Yobu muzabyumvamo. Bibiliya yo ubundi yari yarahanuye ko mu ijuru hari kuzabaho intambara yari kuzatuma Satani yirukanwa mu ijuru akajugunywa mu isi. Reka dusome mu Byahishuwe ibice 12 duhere ku murongo wa 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umugore n'ikiyoka. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Mbibutse ko icyo kiyoka nyine yari Satani. Mikayeli ari umumarayika ukomeye, n'ubu ngubu ni umumarayika ukomeye w'indwanyi mu ijuru. Barwana n'icyo kiyoka bakirukana mu ijuru, kijugunywa mu isi. Iki gice muzagisome cyose muzabyumva. Rero icyo kiyoka nta kindi yari Satani. Ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Nabyo nababwiye haruguru, Satani ntabwo yamanutse wenyine, yamanukanye n'abandi bamarayika benshi, aribo mwita abadayimoni, aribo twita abadayimoni. Ntabwo burya abadayimoni ari abantu bapfuye ngo bagaruke, oya, ahubwo abadayimoni bari abamarayika n'ubundi mu ijuru, aribo bigometse ku Mana bakajugunywana na Satani. Abo nibo badayimoni. Rero abajya bibaza ngo Satani abahe? Satani ntahagira aba, kuko Bibiliya iravuga ngo aba ahahereranye n'isi. Iyo ntambara yarangije kuba, ngo Satani arahahereranye n'isi. Nta gace kabaho Satani abaho. Urugero, hari abavuga ngo aba mu mujyi wa Perugamo, wavuzwe ko ngo ariho intebe ye iri, abandi ngo aba muri Amerika, abandi ngo aba muri iriya nyanja ya Pasifike. Ariko ntaho Satani agira aba, kuko tuzi neza ko ubwami bw'isi ubu ari wowe ubuyoboye, ariko si umwami wabyo. Mbibutse neza, kuko nyir'ingoma naza kwima ingoma ye azamukuraho. Mu mujyi wa Perugamo wavuzwe ko ariho intebe y'ubwami ya Satani iri, kandi ko ariho Satani atuye. Reka dusome mu Byahishuwe duhere ku bice 2 twumva uko bavuga. Ibice 2 umurongo wa 13 haravuga ngo nzi aho uba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye, ntibihakane kunyizera. Ndetse mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Hari impamvu nyine ibi byahishuriwe Yohana. Hano yabivugaga, uyu mujyi wa Perugamo warimo abantu benshi batizeraga Imana, batanayikoreraga, ndetse banarenganya abakiranutsi. Iki gice cyose muzagisome muzabyumva. Ubundi imyuka mibi ishobora kugirira abantu nabi mu buryo bwinshi butandukanye. Aho uzumva ngo afashwe n'amadayimoni, ngo arwaye ibindi birwara bimukubita hasi, iba ari imyuka mibi. Kandi iyo imuvuyemo bamusengeye, burya ihita ishaka undi muntu ijya kujyamo. Reka dusome muri Matayo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, duhere ku bice 12. Ibice 12 umurongo wa 22 haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu wari ikiragi akaba n'impumyi. Aha hantu muhumve mwitonze. Maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka. Abantu bose baratangara, baravuga bati, mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati, uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli, umutware w'abadayimoni. Amenye ibyo bibwira, arababwira ati, uwo ni Yesu. Ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, ko aba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute?
nanjye niba ari Belizebuli mwakwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma aribo babacira urubanza. Ninshaka rwose ngeze aha, cyangwa se reka dukomeze tugeze kuri 32. Ariko umwuka w'Imana niba ari wo mpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahura ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko? Ko aribwo yabona uko asahura inzu ye? Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Hano Yesu yavuze amagambo akomeye. Ndaza guhera ahantu yavuze ngo niba Belizebuli ariwe umpa kwirukana abadayimoni, ese ubwo ntiyisenye? Mu by'ukuri uzasanga hano henshi ari abantu benshi bababwira ngo twirukane inyatsi, ari bakoresha ibindi bintu. Mu by'ukuri ntabwo aba ari byo. Ubundi Imana yonyine niyo ikuraho inyatsi na karande, ntabwo Satani ubwe yirwanya. Ntabwo umuntu ukorera Satani yagukuraho inyatsi gute se? Ntabwo bishoboka. Ntabwo yagukiza nyabingi n'indi mitongero y'imikoshi n'imikasiro. Ntabwo bishoboka. Kuko hano muri iki gitabo cya Matayo Yesu yarabivuze neza. Mu by'ukuri iyo ushaka gukurwaho za karande n'inyatsi byose, iyo minyururu ikuboshye, ni umwuka w'Imana wonyine ubikuraho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo utuka umwuka w'Imana, yashatse kuvuga umwuka wera, ntajya ababarirwa. Icyo ni icyaha kitababarirwa. Watuka Imana ubwayo, watuka Yesu umwana wayo, ariko ututse umwuka wera, haba muri kiriya gihe no mu kizaza, ntago wababarirwa. Iki gice mucyumve neza. Mwumvise ko kandi iyi ndwara ngo yari ikiragi ari n'impumyi, ari indwara mu by'ukuri umuntu arwara atari indwara zisanzwe, ahubwo ari indwara ziri inyuma y'abadayimoni. Muzabibona kenshi. Ntabwo umuntu wese urwaye indwara aba arwaye isanzwe. Hari indwara igiza yihishemo izindi mbaraga z'imyuka mibi, ugasanga agira isereri mu by'ukuri, kandi si isereri nyasereri isanzwe ushobora kunywa amazi ukaryama ukayikira. Usanga ni isereri iri inyuma y'imyuka mibi. Usanga yarwaye imitsi n'izindi ndwara nyinshi n'umutwe, mu by'ukuri ari imyuka mibi byinshi inyuma. Rero murumva ko Satani ariho kandi akora. Gusa ikibashoboza kuba mwamurwanya ni ukwizera Imana yonyine no kuyiringira. Imana rero ishobora ite kugufasha kurwanya Satani kandi ukamutsinda? Kugira ngo ntucikwe, niba utarakora subscribe kandi uyikore, kugira ibiganiro byiza nk'ibi Eric Worshipper yakuzaniye ntibikagucike. Jya unakora share. Reka dusome mu gitabo cya Yakobo ibice 4 umurongo wa 7 twumva uko atubwira. Aravuga ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Udahamyahamye uyu murongo mbabwije ukuri, Satani arawutinya kubi, kandi ntaba anifuza ko wowe wanawumva. Niyo mpamvu ngusaba ngo iki kiganiro uze kukirangiza kandi ugisharinge bagenzi bawe. Uyu murongo uri muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 7, Satani arawutinya cyane, kuko uvuga ngo nukuri mugandukire Imana ariko murwanye Satani. Iyo wegereye Imana ikaguha imbaraga, ugahamya Kristo, ukarwanya Satani, nawe araguhunga. Uko byagenda kose Satani atinya ijambo ry'Imana. Mbahishuriye cyangwa se mbabwije ukuri, ubundi umuntu ukomeye mu ngabo za Satani, cyangwa se ufatwa nka generali, nk'umudayimoni ukomeye rwose mu ngabo za Satani, arutwa n'umwana muto
uzi gusenga wo mu bwami bw'Imana, kugira ngo wumve imbaraga z'Imana. Umuntu usenga by'ukuri ufite imbaraga z'Imana ashobora kwirukana abadayimoni barenga 1000 ari umwe. Mwibuke neza marayika mu gitabo iyo usomye Ezekiya akiri umwami, hari umwami witwaga Sanikaribu washatse kumutera, yari afite ingabo nyinshi ibihumbagiza, ariko Imana yohereza marayika aca mu ngabo, hapfa 280,000 bya Sanikaribu ari ukuhanyura gusa. Uwo wari umumarayika umwe ari ukuhanyura gusa, mbibutse neza ko atarwanye. Ese wimagine ute Imana iramutse ihagurukije legiyoni zo kukurwanirira? Niyo mpamvu Imana ifite imbaraga n'ubushobozi bihambaye. Mu by'ukuri ntago Imana cyangwa se Yesu ashobora kujya mu mitsi na Satani, ntago bishoboka. Iyo ntambara ntiyakwigera ibaho, kuko Yesu ubwe izina rye gusa kurivuga birahagije iyo wizeye. Niyo mpamvu rero mbasaba ngo mukomeze mwegere Imana, nayo izabegera, kandi murwanye Satani azabahunga. Ariko murushaho gukora subscribe no kunshyigikira, mukora share. Imana ijye ibahera umugisha. Kubera ibyo rero maze kubabwira haruguru, nta gace runaka kabaho Satani atuyemo, ahubwo arahereranye n'isi. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, duhere ku bice 4. Ni ibice 4 umurongo wa 5, twumva uko hatubwira. Aravuga ngo umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Aramubwira ati, ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye, kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko nupfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Aho ni Satani wageragezaga Yesu amujyana mu butayu. Iki gice muzagisome cyose nyine muzabyumva. Murumva ko Satani nyine ntahagira aba kuko ni umwuka, ni ikiremwa cy'umwuka. Isi ashobora kuyizenguruka mu masegonda make cyane. Rero nta kindi cyamutsinda, ni ukujya mu mwuka ukadurana intambara yo kwizera ukoresheje inkota y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ingabo yawe cyangwa se ingofero ikakubera agakiza, kugira ngo urusheho kurwanya uyu mubi. Reka rero ngushimire cyane wowe wabanye nanjye. Ubutaha nzabazanira ikindi gice kimuvugwaho, mubwire byinshi bitandukanye. Abita ikuzimu ngo nihaba, mubwireho ibijyanye n'aho ikuzimu bavuga, n'ijambo ikuzimu aho ryavuye, kugira ngo usabe